That will be performed in this place. In Jesus' mighty name. Half demon, spirits of hell. And Father, we thank you that you keep us and we are in your house. In your house, if any people fail, by your name, honor belongs to you. We began in Father, in your house. Your Lord God, Father, we clap for you. I request you, majority of your healers. You are healers. You are the tree. This word of elect. You are the elect of Jesus. Hallelujah. I stand seat. When I feel like beyond 1 a.m. and the grace of God came. Many others who were at work here. And you people who came from far. And you sacrificed to come and spend the night. Is to obey the Sabbath day. The Sabbath. It is not that it doesn't mean the Sabbath means 7 days. Hallelujah. Hallelujah. Hand of praise and sacrifice. Praise, honor, glory. When you count until 6, the 7th so on the Sunday, there are churches which did not pray. Very big churches in this nation. But do you know why? They obey people. The God who prays is a God who never changes plans. Hallelujah. Hallelujah. It is true. Sleep until the end. We will not come back here in the evening. And the prophet you just want to go out and speak rumor. But the words in the house of God, people, they I be though you do anything, be though you leave me alone, I will keep you. Jesus said, I am in my house. I am in my house. We will praise Almighty God. Praise God. Oh, you form majority. And you ask, are the others there? Where are the others? No. It is you, God. A hand of praise and sacrifice. We began a new year. But get ready.
a God of riches. n'Imana y'ubutunzi. It's a God of riches. Ndasubiramo ngo n'Imana y'ubutunzi. I repeat, Messiah is a God of Abagabo n'abagore bamaze kumenya iryo banga. men and women who know this secret. Insengero zimeze neza cyane. Their churches have life. Abantu ntabwo bashobora kuza mu rusengero muri abakene. People not just come in church when you're poor. None se barabona mwe? What will they gain? Barabona mwe? What do they gain? Ariko abantu ikintu bakeneye But one thing people need ni Imana ibagirira is neza. a God who blesses. Kugira ngo nawe nicyo cyakuye. Hopefully, that's why you came. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord Jesus. Niba rero ushaka Imana ikugirira So neza, if you need a blessing, God, biragusaba gutanga ubuzima it bwawe. requires you to sacrifice your life. Biragusaba amasengesho tugiye kwinjiramo. It requires you to join this prayer. Tuzayatangira ku wa gatatu. We'll begin this Wednesday. Ku wa gatatu This Wednesday. muri uru rusengero ruzatangira gusenga amezi arindwi. That's when this church will begin to pray for 7 months. Hallelujah. Ntabwo bizabuza abantu gukora. It will not stop people from Abakora work. bazajya bakora, People who are working will keep ariko nijoro working. basenge. But in the night, you should pray. Ababoneka ku manywa baboneke. Those who come on the daytime should come. Yiga Uwiteka Imana Nyiringabo. The mighty Ko God, iyo duhinze Imana yacu, because wherever we seek God, hari ibyo itugezaho. there are things we achieve. Ndababwiye ngo uru rusengero ruri mu mezi 9. I tell you, this church has 9 months of prayer. Mu maraso y'amezi 9. This came from the blood of 9 Ni months. igitambo twatanze. This is the sacrifice we Nta gave. muzungu uhari, No white, nta roni ihari. no loan. Imana rero yashoboye gukora ibi. So this God which did this Igiye gukora ibindi bikomeye. will do more other things, great more things. Because Kurwana nabo. we don't fight those. Tureke kurwana n'abantu. Don't fight people. Abantu baranyanga. People hate me. Abantu b'iwacu. Our relatives. Imiryango y'iwacu. No. Fata amasengesho. Come to prayer. Urabaterura bakubite hasi bagwe bagarama. You live to them and make them fall down. Va mu byo kwinezeza. Don't be happy with all things. Va muri majorite. Leave, come out from majority. Sohoka muri majorite. Come out from majority. Haleluya. Hallelujah. Injira nawe ushaka Imana. Come yourself to seek God. Ibitangaza byose ukeka Uwiteka Imana arabifite. All miracles you need, Almighty God has Ariko them. Imana ibiha uwayishaka. But God gives whoever He wants to Iyo give. umuntu ashatse Imana, Whenever you seek God, arayishaka akayibona. you can find God. Icyubahiro ni icyaha. Whose honor and glory. Icyubahiro ni icyaha. Whose honor and glory. Haleluya. Hallelujah. Dufite ibyo turwana nabyo. There are things we fight. Ibi byose biba byaje bigatwika za moteri bigakora. It's a God of riches. Ese ko dear choir. muririmbye neza. Today you sang well. Ntabwo mubonye kafara. Did you? You put on all armors and Rwana weapons urugamba. and fight this struggle. Hamagara Imana yo mu ijuru. And call God of heaven Igarure byose. to restore all, Izane byose. to bring all Amasezerano yacu our yose. promises. Yagere. Will bring them. Yesu mukomera amashyi. Hand of praise. Haleluya. Hallelujah. Again. Umero bwa gatatu. The third round. None se ntabwo wowe imyuka mibi kandi bahantu ho mu ijuru. But after they come into people, Abantu bakagukoroga. and people will disturb you. Bakagukoroga aho utuye. They conflict you where you reside. They conflict you at the places of work. They conflict you at your school and the relatives. Ariko ahantu ho mu ijuru. But they keep in the heavenly realms. Aho rero So such people, bambare intwaro. we should put on all
armies of God, so that we fight against the spirit, so that we move the spirit and restore our ground. You shouldn't accept challenge and failure. Do you accept failure? Are you determined to fail? So stand in power so that you don't overcome. Who's honor and glory? Lift up your hands. Father God of heaven, in Jesus' name, because of your power and authority and your goodness and the great works that is done in amidst these people, come onto their lives. In this new year, they will be blessed with your power. They raise like eagles in Jesus' mighty name, so that they overcome the power of Satan and the demons or the spirits of hell in Jesus' mighty name. Mighty hand Zera ninga bikomeye igwiriye guhoritwarwa na buri mukristo kuko nta kizabuza intambara kutugeraho ariko nyirabayazana wazo nta mbaraga afite yaba twese abizera twazirikanaga iryo banga nta n'umwe wakongeye kurira ageze mu bigeragezo kwizera n'ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri yaramunesheje kwizera n'ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri ubuntu dufite anezeza Imana cyane bikayitera kumwigamba akamenyekana mu ijuru. Nk'abantu se barangiye Haleluya! Turashimye cyane. Turashimira Imana rero n'imigezi y'ubugingo ko turangije umwaka neza. Haleluya! Amen. Nta wapfuye muri twe aho Imana bwari buturu. Amen. Haleluya. Igikorwa rero kiduhagaritse hano nyamukuru nicyo kwizera kandi dufite impano twateguriye umuyobozi mukuru w'iri torero. Haleluya. Haleluya. Aho tugeze hano niwe tubikesha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Album zose dufite nukubera kwizera yatwigishije. Hari igihe namwe muratuzi, hari igihe dutegura gushutinga indirimbo tudafite habe na make, ariko tugashyiramo kwizera tukavuga reka twizere kuko na Apostle wacu arizera tukabona birakoreka. Haleluya. Amen. Yese mwarimu hari n'abandi bataje twara launchinze album yacu ya kabiri ya video. Byose twabikoresheje kwizera. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Ikintu nanone kintangaje uyu munsi nongeye gutinya umwuka wera kandi nubashye Imana ya Apostle. Haleluya. Amen. Twateguye
impano nicyo umukozi w'Imana amaze gusoma ndumva sinzi niba nagisubiramo ndumva nta mpamvu kuko yagisomye yagisobanuye kandi twebwe twari kubisoma muri make. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri turamushimira Apostle, ni mentor wacu. Yego n'ahandi hose twavuye twigaga amagambo, ariko aho tugeze aha kwizera dufite niwe tubikesha. Yesu ashimwe cyane. Kandi namwe murabizi. Iyo wenda ugiye muri biro ufite ikibazo akagusengera, niyo wowe waba utizeye, sinzi niba mwebwe ibyo byambayeho namwe bibabaho, niyo wowe utizeye wakizera birasohora. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Imigezi y'ubugingo rero niyo mpamvu twagize igitekerezo turavuga rero reka uyu mugabo umubyeyi wacu turamuha impano, wenda murabona nkaho zoroheje ariko mu by'ukuri zifite ubusobanuro bunini cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nagira ngo uzifite azi. Amen. Mu by'ukuri icyanditswe tumaze gusoma mwacu. Murabona atari umwuka wera watuyoboye. Haleluya. Bateguriye zino mpano umukozi w'Imana nuko bivuga ngo ntabwo twebwe turwana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo turwana imyuka yo mu kirere. Haleluya. Hari aho yakomeza ngo mwambare intwaro zose z'umwuka, mwambare ingabo, kwizera nk'ingabo ikingira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Apostle rero afite kwizera pe, natwe ibyo dufite niwe twubashyizeho. Amen. Niyo mpamvu twatekereje kino kintu. Umukozi w'Imana afite inka nyinshi, afite ubutunzi bwinshi, afite ibintu byinshi pe, ariko natwe umwuka yatuyoboye kumuha izi mpano. Kandi ntabwo biri butuvune kuko hari umugani basha bavuga ngo one word for a wise man is enough. Haleluya. Ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije. Dushobora no kwimwa gusa tutabisobanuye we akabisobanukirwa cyane. Haleluya. Apostle wacu turagushimira cyane. Murakoze kuko muri bamwita bacu ibintu byose dukora, hari naho tujya ukajya nko gukora nk'ikizamini ahantu ugakora nk'ibyo njya mbona akora. Haleluya. Amen. Ukajya nk'ahantu muri gahunda zawe ugakora nk'ibyo akose akora pe. Yesu ashimwe cyane. Burya nubana n'umuntu uwo ari we wese, yaba papa, yaba umubyeyi wawe, yaba uwo mu mwuka, ujye ugira nibura akantu kamwe utwara kuri we. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Jewe Apostle mwigiraho ibintu byinshi, ariko ikintu cyo kwizera no gusenga nicyo kintu cyane cyambere. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abanyarwanda murazi ko kera twarwanishaga amacumu. Amen. Haleluya. Amen. Icumu rero mu buryo bw'umwuka uritera. Haleluya. Amen. Uritera umwanzi. Yesu ashimwe cyane. Ngo rero ntabwo bazabatera umuntu abona, azabatera umwuka. Yesu ashimwe cyane. Umwanzi wo mu mwuka. Haleluya. Amen. Nkuko natwe baduhaye udutambaro tukadushyira tukatwizereramo. Yeah. Natwe turagenda tumuhanurire yizerere muri. Haleluya. Amen. Turishimye rero ko uyu munsi dutangiye umwaka duhaye umubyeyi wacu impano, n'abandi bayobozi bo muri komite n'abandi bapasiteri nabo hari ukuntu Imana izadushyira tukabaha impano. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Kandi turabizeza impinduka mu migezi y'ubugingo uyu mwaka. Muraza kuzibona. Turizera ko tugiye gukora ibintu bishya, tugiye gukora n'indi video, tugiye gukora n'ibindi bintu byinshi, kandi duhagararanye n'Imana n'umwuka wera n'umwana n'Imana ya Apostle na Apostle. Kandi yabitwemereye ko azajya bari kumwe. Amen. Uyobora korali bari basabye kuvugira bino bintu, ndasaba umuyobozi wa korali ngo aze abari umushyikiriza zino mpano.
dukomere Imana amashyi. In 7 months, God will we will do a lot of things in the youth department, in the women department this year. I hope you know what this year is. This year we begin the year of answers, year of victory, year of riches, year of joy, year of hard work, year of receiving, year of favor, year of promotion, year of giving birth, year of carrying, year of rejoicing. Receive that anointing. Lord Jesus. I receive the anointing. I'll carry the anointing. Anointing of joy. Of miracles. In Jesus' mighty name. Whatever demon was lying to me to lose my back, I overcome and remove it. I remove the 16 from my back. I entered in 17. I entered with power and anointing. Now, let me tell you. Thereafter we change the anointing at other levels. So we have been so quiet. And we come to the anointing. Be first ever. As I told you, do away with the people who have pain. I want people who are serious in praise and worship. Hallelujah.
miracles n'imbaraga and power n'umunezero and joy and victory. mu izina rya Yesu. In Jesus' mighty name. Avuga ko ugiye kubona umugisha. God is a blessed Ugiye thing. kubona umugisha. God bless you. Ugiye gutwara imodoka. You will drive to get one. Gutwara imodoka ugiye kubona igitekerezo cy'imodoka. You will have the mind to buy a car. Abantu b'Imana babaheza. For you, Kuko hari abantu bari guhabwa imbaraga. there are people who receive power. Hari abantu bari guhabwa imbaraga. There are people who receive power. Hari abantu bari guhabwa imbaraga. There are people who receive power. Ntahera ntabwo bashobora gukorwaho n'ibiganza by'abo bakozi b'Imana gusigaye uhagaze. This is a holy praise. You cannot be Aya ni amavuta tired. yandi atangaje. This is a special anointing. Rero nitumara gusiga vuba vuba cyane. After anointing you immediately. Haleluya. Hallelujah. Iyo usagiye It means a free anointing. vuba